nawe isi avaho ijuru rikavaho azamuremera isi y'amasezerano hayiri umuntu Uwiteka akunda uwashikamye umutima ndaza nawe isi avaho ijuru rikavaho azamuremera we isi y'amasezerano urakomeye mwanga yose navuga gukomera kwa buri bw'Imana shoyero ni cyawe iminsi yose bashimwe nawe iminsi yose iri shoyero mwami haleluya nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira nari mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo nari ndushenguye umwuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda kuruhuriwe nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira nari mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo nari ndushenguye umwuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda uruhure nari mu mwijima ukabije Yesu ambera umucyo nari mu mwanda uteye isoni aranyambika Yesu we nari ndushenguye umwuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda nari mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo nari ndushenguye umwuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda kuruhure mwana nkunda kuruhure mwana we mwana nkunda yoyo mwana nkunda kuruhure wowe urwaye wowe ufite ibibazo bitandukanye baregeranya iminsi uyu mwanya aya masaha Yesu yinjire mu mutima wawe akubohore akuruhure yambitswe ikamba rya mahwa kubw'ibyaha byanje akubitwe inkoni aterwe icumu Yesu we yikoreye umusa naburemereye cyane yambitswe ikamba rya mahwa kubw'ibyaha byanje akubitwe inkoni aterwe icumu we umwami we nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira nari mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo nari ndushenguye umwuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda kuruhure we nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira nari mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo
wifuza kwegerana n'Imana uko wayihunze warayihunze uyija kure. Ariko Yesu yaravuze mu ijambo rimwe ryiza ritoya yaravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze munsange n'abaruhura. Arasubira aravuga ngo niwe wenyine ufite ingata y'ubugwaneza kugira ngo yikorere imitwaro yacu. Birashoboka ko uyu munsi wa none hari ijwi ryari kuganiriza ku mutima wawe kugira ngo ugaruke uve iyo wagiye, ugarukire umwami Yesu akuruhure imitwaro yawe yose, agukize, akubere igisubizo cy'ibibazo wari ufite, akubere igisubizo cy'ibibazo wari ugiranye iminsi. Wowe uhadukurikirana none, wowe uhatunga uyu munsi wa none, ufata icyemezo kizima cyo kwegera Yesu Kristo. Ntacyo twamuburanye, ni umwami w'amahoro. Mu bibazo byinshi aza tubera ibisubizo, nawe uyu munsi wa none akubera igisubizo mu izina rya Yesu. Yewe Yesu we uramagije, yewe Yesu we urampagije, uramahoro yanjye urampagije, yewe Yesu we urampagije, waranduhuye urampagije, yewe Yesu we urampagije, urubwugamo bwacu we uraduhagije, yewe Yesu we uraduhagije, uri ibyiringiro byacu we uraduhagije, yewe Yesu we uraduhagije, ni wewe gakiza kacu urampagije, yewe Yesu we urampagije, ibyiringiro byacu. Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaje, duhimbaje kugira neza kwawe, duhimbaje izina ryawe rikomeye. Ndagushimiye ko kuri uyu mwanya wa Mana we ingumba zigiye kubyara mu izina rya Yesu umwami w'i Nazareti. Ndaguhimbaje yuko ibimuga bihagurutse, ndagushimiye yuko impumyi zihumutse, ndagushimiye yuko bari bafite uburwayi butandukanye bakize mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none guhimbaje yuko uremye amateka mazima mu mitima yacu. Ishimwe ribe ryawe Kristo mwiza. Mwana w'umuntu, mwana w'umuntu, wewe wakiriye agakiza, ukamenya Yesu ku buntu, akaguhindura umwana wiwe, akagukura mu bapfuye, akakuzura mu bapfuye, akakwicazanya n'ibikomangoma. Mbese wamuvaho ukaja kurinde, akakwicazanya n'ibikomangoma. Mbese wamuvaho ukaja kurinde. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu yasize byose byahoraga bimunezeza, yemera kuva mu isi y'imivumo, maze arabyihanganira we, atukwa n'abo yaremye, maze arabyihanganira. Yemera kuza mu isi y'imivumo, maze arashinyagurirwa,
nawe iyo niyo ntego yonyine yamuzanye kugira ngo aducungure. Haleluya, haleluya, haleluya. Cyubahiro ni cyawe Mana, we utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Cyubahiro ni cyawe Mana, we utuye ahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza. Hagati utaguhicubahiro ninde mwami w'abantu, utaguhimbaza ninde mwami w'abantu. Wabwiye umugaragu wawe Dawidi uramubwira ngo isi yose ni intebe y'ibirenge byawe, ijuru naryo ryose. Haleluya, haleluya. Icubahiro nikikugarukire kubera ko uzi byose, uzi umenya byose, uzi ukora byose, uzi urebera hose icyarimwe, ntawe ubasha kurogoya imigambi yawe. Icubahiro kibicana. Abasore babuze uburyo bwo gushaka uyu mwaka. Abakobwa bari iruhande rwanyu baraje kugira ngo mwubahishe izina ry'Uwiteka Imana. Nimushake muve mu kwirukanka imisozi mugenda mudafite gahunda imipango. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose tuzabyongerera. Icyo kwereka mu maso y'Imana bova muzo wagiyemo. Abakobwa bagize imyaka myinshi barihebye ngo imyaka yarabatambutse, uyu mwaka uwushireho akadomo, mugiye kubona ukuboko k'Uwiteka Imana. Wizere Imana gusa. Hairi umuntu Uwiteka kuna uwashikamije umutima naza. Nawe isi yavaho ijuru rikavaho, azamuremera isi y'amasezerano. Nawe isi yavaho ijuru rikavaho, azamuremera isi y'amasezerano. Hairi umuntu Uwiteka akunda uwashikamire umutima ndaza. Nawe isi yavaho ijuru rikavaho, azamuremera we isi y'amasezerano. Twakuvaho tukajaye andi, niwe ufite amagambo meza
yatoranijwe twaguhiki kubera urukundo dukunda mwami wacu we uwaye ubugingo bwanje mana uwaye umutima utegeke uwaye ubugingo bwanje mwami Yesu we uwaye abazamuye intwaro hejuru yo kumara ubwoko imfubyi ni nyinshi muri kiriya gihugu abapfakazi ni benshi kubera intambara zidasobanutse kubera wa mana we amacakubiri adasobanutse ariko wa mana we uyu munsi wa none icyubahiro cyawe kiganze waravuze ngo abakwizeye bose n'abakwiringiye ntibazakorwa n'isoni uyu munsi wa none dusengeye Kongo ibonekemwe amahoro bagira amahoro imiborogo ni myinshi y'imfubyi zazitakira ku misozi abapfakazi ni benshi abantu baburanye n'ababo kubwo ibitero by'umwanzi Satani ariko mu izina rya Yesu uyu munsi wa none utanga ikimenyetso kizima gaca kindi washize hejuru mu kirere isi umwuzure umaze kurangira uravuga ngo tuzongera kurimbuza isi amazi washira ikimenyetso cy'umukororombyi kiriya gihugu wa mana we ikimenyetso kigaragare amahoro aboneke wa mana we icyubahiro gikomeze kibicaho abantu bongere bagutambire banezerewe abantu bongere basenge abantu bongere banezerwe bakunezerwe mana icyubahiro cyawe kiganze turagushimiye yuko wumvishije kandi turagushimiye yuko ukoze icyubahiro gikomeze kibicaho mu izina rya Yesu abantu nabo babadufasha komeza baganze bamana bahereze byinshi bakeneye ibyo bifuza ni byinshi n'ibyo bakeneye ni byinshi bakameramani bari hariya Imana ikomeze bagire neza abadukurikiranye mwese mwakire kugira neza kw'Imana kuko kuwiteka gukomeze kubane namwe tubisabye tubizeye ko bikoze data ni mu izina rya Yesu Kristo.